rero hari igihe agenda ukabona agatotsi karamufasha ugashiduka usanga yuriye mugenzi we, ni nako byagenze. Maze kwambuka iriya kwasiteri iraza iramukubita, maze kumukubitira mukurubana imugeza hariya uriya muntu aryamye. Shoferi avamo ahita yiruka nuko abonye yuko umuntu apfuye. Umushoferi wari witwaye yahise yiruka kuko ntabwo yagomba kuhagarara kandi agonze umuntu agapfa. Birababaje kandi biteye agahinda. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu babiri, iyi mpanuka ipfiriyemo umuntu umwe. Iyi mpanuka yarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi bifata ku munwa. Imodoka yavaga mu karere ka Bugesera yerekera hano mu mujyi wa Kigali, n'imodoka yavaga mu mujyi wa Kigali yerekera mu karere ka Bugesera, bije kugonganira hano Gahanga, umurenge ni wa Gahanga, akarere ni aka Kicukiro. Abanyamaguru babiri bambukaga zebra crossing, hapfamo umwe, undi arakomereka, n'undi waciye mu kirahure yikubita muri kaburimbo nawe arakomereka. Imbangukiragutabara ku bitaro bya Gahanga yahise hamagarwa byihutirwa, yahise ihagera idatinze, iza gucungura abakomerekeye mwino mpanuka. Mu kuhagera asanze umwe yitabye Imana. Ako kanya ambulance ihita ihamagara imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo, bakomeza kuvura abakomerekeye mwino mpanuka. Iyi mpanuka yatewe n'umushoferi wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa kwasiteri, wakase ajya mu gisate adepasa, birangira akubise imodoka yindi nawe yadepasaga, bihuriramo hagati, birangira bibyaye impanuka iteye ubwoba. Impanuka yarishije abanyarwanda benshi cyane. Umushoferi wari utwaye imodoka ya kwasiteri niwe uri mu makosa, wari utwaye imodoka yindi nawe bose bari mu makosa. Polisi ikihagera yahise ibapima kugira ngo irebe nimba batanyoye ibisindisha. Mu kubapima basanga wari utwaye imodoka ya kwasiteri yanyoye ibisindisha. Ako kanya polisi itihamagaza breakdown itwara ya kwasiteri kuri polisi, uyu nawe ahita ajyanwa gufungwa. Iyi mpanuka rero yarijije benshi, iyi mpanuka yahamuye imitima ya benshi, dore ko traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda ko ivuga ko gutwara ibinyabiziga cyo gutwara imodoka wanyoye ibisindisha biteza impanuka zikomeye cyane. Bityo rero umuntu wese uzatwara imodoka yanyoye ibisindisha niyo atagonga agafatwa azahanwa bikomeye cyane, ihazabu rya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, igifungo cy'amezi 3 gishobora kugabanuka kikagera ku byumweru 3 iyo kino cyaha wagikoze utakigambiriye. Bivuze ngo nimba inzoga warazinyweye ejo bagasanga wazinyweye ejo, aho ngaho rwose ushobora no kubabarirwa, ariko iyo basanze inzoga aribwo ukimara kuzinywa bagushyiraho agapimo kakenda guturika, bivuze ngo aho ngaho ntacyo kwireguza na kimwe uba ufite. Abaturage babonye iyi mpanuka basobanura ngo buno buryo, bavuga ko bagiye kubona bakabona imodoka yavaga mu cyerekezo cya Bugesera yerekera mu mujyi wa Kigali, n'imodoka yavaga mu mujyi wa Kigali yerekera Bugesera, bagiye kubona bakabona bise bigongana, imwe idepashe n'indi idepashe, hahita habaho impanuka iteye ubwoba. Bamwe banze gutanga amakuru bitewe n'uko nyakwigendera w'imyaka 18 y'amavuko wari umwana mutonya, yaravuye ku ishuri ubwo yagonzwe agapfa. Benshi banze kugira icyo bavuga, abandi bo bababaye, abandi bagira agahinda. Iyi nkuru rero yashenguye imitima ya benshi. Ngaho nguko rero nuko byagenze, iyi mpanuka nuko yagenze. Ibindi bisobanuro cyangwa uyu mugabo nibaza kumuhata ibibazo turaza kwibagezaho.